Hello guys, nanone turagarutse kubabwira twatono tw'ubwenge muba mukeneye kumva kandi subscribe ubundi twimanukire. So umunsi insanganyamatsiko tubafitiye, hari abantu benshi bajya bakunda cyane cyane abagabo cyangwa abasore bajya bakunda kwibaza uti ese kubera iki hari igihe urongora umukobwa cyangwa se umugore akazana ibintu by'umweru mu gitsina aho kugira ngo azane amatembaruzi. Aba n'abakobwa ndakeka hari n'abajya babyibaza wenda uti bino bintu undi biterwa n'iki, biza kubera iki. Ahanini wenda ushobora kuba uri kurongora umukobwa pe byaryoshye ukajya kubona ukabona utangiye kuza ibintu by'umweru, ukabona neza igitsina cyose kibaye ibintu by'umweru, wakuramo n'imboro ukabona yahindutse umweru. Ahanini biriya biterwa n'uko umukobwa aba yaryohewe cyangwa se umugore hari igihe aba yaryohewe bigatuma azana biriya bintu by'umweru muri wa mwanya kugira ngo ahubwo anyare amavangingo hakaza biriya bintu by'umweru. Cyane cyane ko ahanini biterwa n'ubwoko bw'igitsina cye, kuko urabizi abagore bateye bitandukanye, hari abanyara, hari abatanyara, mbese bateye bitandukanye. Akenshi nko usanga bafite n'igituba bita igikono nicyo gikunda kuzana urufute rw'urufuro nyine rusa nk'umweru ukuntu aho kugira ngo azane amavangingo. So hari igihe bishobora guterwa n'iyo mpamvu, cyangwa se akaba anyara ahubwo ari uko yaryohewe bikaza igihe uri kumurongora bikaza. Rero abibazaga impamvu akunda kuza biriya bintu by'umweru ari kurongora umukobwa niyo mpamvu. Kimwe ko n'igihe aba wenda ari yashyuka cyane byaba bikaza nyine nuko aba yaryohewe. So ikindi nko ku bakobwa, hari abantu abakobwa cyangwa se abagore bajya babona bakunda kubizana na nyuma y'imibonano byarangiye akaza kubona haje ibintu by'umweru bifashe nyine ukuntu. Ahanini biterwa n'uko bafitemo, haba hari amabakiteri nyine aba arimo nk'ama-infection. Abarwaye ama-infection ni ibimenyetso bigaragaza ko nyine byanga byakunda ntago ameze neza, ntago ari clear. Kimwe ko n'ubusanzwe mu buzima busanzwe hari umuntu bizana akabona nta nubwo yakoze sex ahubwo hajemo bya bintu by'umweru, ni ikigaragaza ko ashaka kuba afite ama-infection, kuko ari igihe ashaka kuba afite nk'abiriya by'amaterikominasi kandi akamema akenshi cyangwa se afite nk'imitezi. Kandi akenshi umugore iyo abirwaye cyangwa se umukobwa ntago ari bya bintu bimurya ngo biramurya wenda ngo iminsi 2 ngo nimba byanduye agashira iminsi 2 ngahita abimenya, no, hashobora gushira n'umwaka atabizi tazi kafite terikominasi cyangwa se uwo mutezi kandi abigendana, ahubwo wenda akageza na bya bintu by'umweru muri sex akabona hajemo ibintu by'umweru bifashe. Ibyo ni ibimenyetso bikwereka ko ufite ama-infection. So ubonye bikomeje utari muri cya gihe cy'imibonano gusa, rero wajya kwa muganga kuko urarwaye. By the way, ntabwo wambwira ukuntu byaje, kandi nimba ari mu mibonano ni ukuryoherwa, nimba atari mu mibonano ari mu buzima busanzwe ukabona byaje ufite ama-infection. So niyo mpamvu rero ikunda gutuma abantu bazana ibyo bintu by'umweru muri sex. Ndakeka abahungu benshi mwari mufite confusion, mukunda kwibaza impamvu urongora umukobwa ukabona haje ibintu by'umweru, aba yaryohewe. Kandi impamvu biza suko ikindi gihe ndi abataryo, ahubwo hari n'igihe biza bitewe n'uko mwahuye yari afite umushyuka mwinshi cyane, nk'ejo ugasanga byamwiriwemo yiba bitekereza cyane, byari bimuri mu mutwe nyine byanga byakunda ku mukobwa yashyuka, hari ibintu babyikora bubwe mu mubiri we hano mbese ku buryo iyo umurongoye hari igihe biza, hakaba n'igihe bitaza. Hari igihe biza kuko yaryohewe, hari igihe biza kuko ari ubwoko bw'igitsina cye ariko kimeze nyine kitajya kizana amavangingo cyangwa se kizana nyine rura rufuro nyine rw'umweru. So kuba byibazaho niyo mpamvu ibitera ku bantu bari gukora imibonano, hanyuma mu buzima busanzwe ko umuntu yabizana aba afite ama-infection ugomba kujya kwa muganga. So tubakangurira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, mukanda subscribe, munasharinga ku bashuti banyu kugira ngo bakomeze kuryoherwa n'ibiganiro. Nta mpamvu yo kubowa kuko ewana n'igitsaza tukabatwikira tukabamansurira gusa kugira ngo munezeze amaso, kugira tubashimishe namwe mwihere ijisho nyine munezeze amaso. Nta mpamvu yo kugira ngo mwicwe n'irongo, kandi duharuka ubwanyu. Nimba ukanze subscribe ugomba kuzajya udukurikirana, nta mpamvu yo kuryamisha rero. Ciao.